turamupfa ariko rero yaramugorotse biri se gaciro kanyinaga mutereta nyaga nujya kundika yaramugorotse Dumba nyaga none abigeze muyovunyishiriye hanze oya na ushago na utani muyovunyishiriye hanze muyovu Dumba kandi ngo wanike hasi banze wumve east west south north Dumba but now nukantuza abagore ntabwo ushobora kumesa ngo muyovu ako muyovu wizeriki nizera ikimbeshejeho muyovu ntabwo ari wowe gashino kanyo tumbuka wenda cyurambaza ubwenge bw'inyuka gasubira kanyo tumbuka yo gusubira nyuka nina nuzon nibe ko mbayeho nkanje mu gihugu ndikunda kandi gakunda unshaka nari itegeko gukunda urukundo rwanje ruri special ntabwo ruryarya niba nakoze Dumba birabareba ariko nawe Dumba nawe reka kuba wansuzuguza mwana mu bantu uzajya undekera umugore evas okay ndabyemeye nimugore byanye byose cyara gushuka mwikamatira gusa ngo mwikamatira cyangwa none kangura kibazo kangura Dumba kangura kibazo faze ba wumve cyo kinje kubaza Dumba kuba John baramwanza ndabaza bye okay nawe ndibwonje buje kibazo nari bwonje kibazo icyo munavunyisha kuri mukababara what the fuck nabwiye je buriya muyobozi afite amakuru menshi wowe utanyaga muyovu ufite amakuru nuko nitonda nuko witonda jya kuri YouTube ndabasikuza banyoko hari akagabo uvuye gusweza mama wako nikagiye kambwire nibuka n'ubuzira bwako muyovu wakambwikaga nayo gagaponda kagenda ubwo sako kabo karavuga ibiki ariko muyo uraguye intebe iraguye cyangwa nawe ushaka kubaga se oya ntabwo nabaga njyoreze ko nkwemera ufite studio ya mbere nyuma ya RBA niwe muntu ufite studio ya kabiri kanama bitkira uyu ni bitkira se wonze cyangwa ni bitkira uri kuri bitkira w'igishiko nagariwe mambwize ukuri ndahita muturumbura nagariwe Faxima nagariwe muyovu ukuntu ari inshuti yanjye urimo uragira ngo anyange oya we ndavuga ko yivugiye bitkira ashobora kukwitiranya n'umugabo wa Nessa oya ntago ndi umugabo wa Nessa ariko muyovu arabizi mbeze guteze ko ntakoze ngo n'uwundi utari je kuzi oya numbeshe tugasinkuzi ntago unzi bakwita nde bagurika matukurebe Simani meze bite niba uje kwiyemerera hano rero turumbuka manuka Dumba umuntu wamuye turamuzi muyovu abo bamusimbazi sawa najya kuri kamatumenye rero yerekane ni aga ubweje kuvuga mu bwinshi cyangwa umutibure namuneyeho kare do yamumanuye kandi ako kabubwiza ukuri muyo nitumba binyishije kuja manura abantu ntacyo bamariye none se muyo nabahe bantu wifurije hari abantu wigeze wifuriza uyu munsi kandi umunsi w'abagore w'abakobwa n'abari n'abategarugori ubuzima ugenda byifuza abantu ntabwo ngewe nta mugore mfite ntabwo nzi n'umunsi w'abategarugori kuko ntabwo ibimbaje ikibazo nta mukobwa se ufite uri kukubeshya numbeshe wese ngiye mbona ko kumbesha of course wumva ko nawe uvuze ngo ari kumbesha je ntabwo mfite furawa ari hano hasi wamuzamura okay tubireke ibyo bintu tubireke ahubwo njye ujye ubwiye ngo nta mugore mfite nta mpamvu kwifuza nta mpamvu yarapfuye je nta mpamvu umwanya wo kuja nifuza sorry bambi dore ntabwo nitaka kino kintu z'abakobwa zishaka kutwiba that's why I have
ngacishemo ariko ntabwo byaba bikenewe ariko ngacishemo Muyovu kandi ufite depression. Nta depression ufite. oya nakunzwe n'abantu bose mfite igikundiro Kuki wagarutse ku kantu ko kukwiba? uzi ko impamvu ze gutyo ntawe nkeneye umuzancuka nga mbeshe Okay. reka mabwize Muyo. ukuri uzi ukuntu yamuvuga Muyo. umukino bene gato mvuga abantu bakoma mabwize ukuri ubwo nta mukobwa azagukunda usinda gutyo ana bene gato uretse no gusinda baravuga ngo umukino akundwa na nyina niba mu madari ureze mushaka ngiye ko ndabashaka mwanditse Yaratari igihe ushobora guhura n'ukunda umuntu usinda. use mind bro please Nyamara umva mubwire Kaibe aragukunda. Kaibe si ukunda Muyovu. Umva ngendo wa nyawe Muyovu. oya ibyo ngibireke bireke ibyo twara bihaza mwana Mo hano muri comment harimo umukobwa ngo wakwihebeye witwa Stina. Stina uramuzi? ava kuri iyo ndaye ijya muri Dubai gari gusambana n'imbwa yakareka kumva nitonda muri kujama kuko kimushaka makuru Aracegeta papa. Stina ngo bigenda gute? nta ndibonye kuvuga dumba wambujije sibyo oya uyu Kaibe yongera amanuka oya kuri kubeshya ngo nta fiance ufite kandi ufite fiance. Stina ngaragukunda Muyovu. iyi mbwa yizame kugira ngo ize kumbeshera Ufite fiance ndabizi. ayo mafaranga yatware kwa nyoko Akabwiza ukuri wowe uramutse ukorera nk'ikigo cya MTN nta bakiriya babona. oya akabwiza ukuri icyo bita umugabo kuba uruseriye Umva umugabo n'uruseriye Stina King of Peace, karibu cyane King of Peace. dumba mbabare niba nakoze amakosa ihangane buranje mbora ndiseriye mwana buranje ntabwo umuntu uzana ubwenge bwinshi Muyovu urabizi ko turi insumi ndakuba karibu pe cyane Paradi zamura Paradi. aze gukora iki amaze iki yakoze iki Ese ko numva studio yawe ariyo gukatira abantu uzakuraho abakiriya? niba sheba bireke nase baza bahuje bama amafaranga Baguhe gift man, babwire bagukande baguhe gift. ake bamwe babakana noze babikana bari hanze ntabwo byakunda se arewe Ese studio yawe kiri guhengama haba iki wabuze intebe? ushaka kubaga nawe kudaje uri kumva kumva kagwihorera Papi John araje sha wamonye John? John namuzama ambwira amakuru y'umugore we oya byarangiye ndumva niba gukora video mvuga ngo nushaka uturumbuke jya ukora video mvuga ngo ni gute Ariko ndumva iyo uvuze ndumva ukunda Muyovu ndabyemeye. oya dumani arabizi nange mwuba ndumva inshuti zakubwiye ngo you are my best friend ndakoze icyo ushoboye nanjye umutima wanjye kandi narabigusengeye nzabikora surprise sibyabaye se no ntabwo ujye umbora njye ko ibyo ushaka umutima wanjye utazantegeka ajya nzaza ngakunyaho byanyabyo Studio yawe ni nziza ifite urumuri rwiza, ifite amatara meza cyane. ariko rero wowe dumba kava fazima atangiye kuja ambeshera oya Kaibe nasubiye hasi Kaibe nasubiye it's okay nta kibazo Stina umva Stina arimo aravuga ngo ndamukunda sinzamwizirikaho. Ngo ngaragukunda cyane Stina. Vakunda njya muri Dubai toka. Ariko rero akamubwiza ukuri bura ninjye muntu ugira ukuri kandi witonda kuvuga amagambo ndashaka ndamutse mbomotse gutyo abenshi banyanga do ndamutse mbomotse cyane ngazakwizirikaho kariya gafoto ka Godfather mfite ndamutse gashize hano
nkamuvugaho nabi yababara kuko yamburutse ndamufite abantu abakoko baramaye bavuga ngo muyovu Ako ntukazajya uvuga abantu ubona mpari. cyaduma rero yambwiye agasuzuguro kararengeye nawe Manura. umugabo agusange wawe oya ngambwira kwigiza rubanda wimanure yesi nkumanure cyo vonje nakumanuye Oya. niba unyanze wimanure ubwenge bwari bwiza bumenya n'umwe wimanure mwana wa mama ndakubona ndavuga east north south abaguye uvuga ngo njya cyamuvu oya noneze rubanda brankunda abantu nawe Frade konyego broses nago mbashaka shkwere nyuko ubwo kuna naro haze dumba ari umukobwa uza agashanga gushuki akabona we uremereye mu bwonko agatakwa Yannick muri comment ati uyu musinzi nuwahe oya nuwanyu ariko uyu ahora yasinze oya nsindi mfanga za kuwa nsikashino ka Furawa yaje zamura Furawa dore ngo Furawa yaje no fact man ubu njye na tumenye inamba yo muri Kongo itarangira Ariko muyovu uzi kumeze nk'umukiriya man. murambaza ariko kakihanganira muyovu Furawa ko mwakundanaga ariko guseka Furawa dore ngo arimo araguseka arimo aravuga ati mbega umusinzi njye nibuka ijambo rivuga ngo dumba hari abazagushaka utabashaka byonyine gusa Queen P karibu cyane dumba ngukunda Queen P mushiki wanjye happy women's day ureba kure ntabwo ureba hafi ureba kure ntabwo uri muri iki gihe ngo nzajya mfite abajyama Queen P ndakureba I can see you. Queen P tumubwire ngo happy women's day Queen P nawe we tuzahangana mushiki wanjye ndagukunda Queen P akazamika Queen P karambye ngo naragatutse kamye ngo muyo nawe nkwanga pe ariko muzamuresha Queen P dubuze impamvu aho twahuriye hari imbwa bayita niba rest bone atari nguri